gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Ituze yarari kuganira na Tania ndetse na Latina. Anga Tania yararimo abaza musaza we niba ari tayari gufatikanya nawe akaba yarwanirira gushyira ukizana kwe. Ese aho Ituze yaje kubyemera nangwa nigeze abyemera? Nkuru yacu reka n'ubundi tuyihere kuri aba ngaba bombi batatu. Ituze ahera akabwira mushiki we Tania, akamubwira ati Tania, ese nicyo cyatuma mwizera? Niyihe mpamvu yatuma nizera ko kuri iyi nshuro uri ku ruhande rwanjye? Tania ati Ituze, na mbere hose nahoze iruhande rwawe, na mbere hose nahoze ku ruhande rwawe, nagusobanuriye kandi nakubwije ukuri. Byose nakoze nagira ngo wenda mbashe gushaka ubundi buryo bwiza nshobora kukurindamo, nagira ngo wenda menye imipango yose ya mama. Ukwiye kongera kunyizera Ituze, ibuka umubano wanjye nawe tukiri bato, ibuka inkoni zose mama yagiye nkubita kubera wowe, ibuka ko nagiye ntotezwa nzira wowe. Mama yabaga yakwimye ibiryo ngakora uko nshoboye nkazana tugasangira, inkoni nkazirya. Uribuka ko najyaga nkuzanira n'amajuice? Ese ujya wibuka ko hari igihe kudutandukanya njye nawe mama byajyaga bimugorana? Gusa utekereza ko urukundo nagukundaga kirya gihe hari aho rwagiye? Ese utekereza yuko uburyo nagufataga kirya gihe hari aho byagiye? Oya mwana wa data, kuko ntabwo uri mwana wa mama, uriya ntabwo akiri mama wanjye. Ibaze ko njye nicara nkifuza kuba nanjye narabyawe nari nanjye. Ibaze ko iteka mpora nterwa ipfunwe n'ikimwaro n'ibikorwa bya mama. Ituze ati ariko se Tania, urakomeje? Ariko se kuki utari kunyizera? Ati nahera akabwira Ituze akamubwira ati Eva, ukwiye kwizera mushiki wawe, nta wundi muntu ukwiye kwizera muri kano kanya uretse mushiki wawe wenyine. Nabura niyo hagira ikikubaho kizakubeho uvuga ko byakozwe n'amaraso yawe. Burya ni bibi kuba wakizera umuntu wo hanze akaba yaguhemukira. Gusa iyo ari umuvandimwe wawe hari igihe hazamo akisano y'amaraso akaba yareka kuguhemukira. Kubwanjye ndumva wakizera mushiki wawe mugashyira hamwe mugafatikanya. Tuza bitekerezaho ati none se Tania, reka mwimba imbabazi, umupango mufite n'uwuhe? Tania ati ngiye kubanza nsembure mama, nimara kumusembura azivamo nyine atubwire amabi ye yose. Ndati rero uzamusembura mu buhe buryo? Tania ati njye ngomba gutuma mama wanjye yemera ibyaha bye byose atiriwe agorana. Ariko ubundi mbonye uti mama wanjye namuteze kamera, nudukurura amajwi mu ntebe, ibintu byose aganira na inshuti yiwe ngo ni Jane, byose nirinze kubyumva, ariko byose birahari kuko navugaga nimbyumva mbere byongeye nkabyumva njyenyine
nshobora kutikontorora nkaba nakora ibintu bitari byiza. Niyo mpamvu nshaka ko njye nawe twicara tukareba amashusho ya mama, ibintu byose yagiye akora, tukumva ibintu byose yagiye aganira. Buriya rero mama wanjye yankuye muri iki gihugu azi ngara kumpungishije, ariko yaragiye kunyigisha uburyo bwiza bwo gukoramo investigation, uburyo bwiza bwo kuneka umuntu ntamenye ko uri kumuneka. Buriya nzi byinshi ibyo mutazi ko nzi. Ese kuki nahisemo kwiga ibyo nize? Ari ukugira ngo umunsi umwe nzarenganure musaza wanjye nakuze mbona arengana. Ari ukugira ngo umunsi umwe nzatamaze mama wanjye n'ababeshyi nakuze nzi ko rwose Maya atari mama wanjye. Nakoze numva nyanga kubera ukuntu yajyaga nkubita, numvaga mufitiye urwango, numvaga mwanga pe, ariko nkabimuhisha. Mama wanjye niwe watumye niga, niwe watumye nshyiramo imbaraga. Iyo ataza gukora ikosa ryo kukwanga ngo abinyereke akajya nkubita kumpora, ntabwo nari kugira umurava wo kwiga no kumva ko nzaharanira ko mama wanjye nzishyura ibyo yakoze. Buriya Maya namwanze umunsi wa mbere ntandukanya nawe. Ikosa rya mbere yakoze ni kudutandukanya. Iriya mistake iyo ataza kuyikora ntabwo nari kugira umutima wo kumva rwose nshaka no kumutekerezaho. Iyo tureka tugakura byose yari kujya gukorera, wenda nari kujya nemera tukabinyuranamo, ariko nari gukomeza nyine gutyo simbe ntyaye mu mutwe ngo ntekereze ku bugome bwa mama wanjye. Ariko akimara kuntandukanya na musaza wanjye nkunda, nahereye ko mbona ko mama adashobotse. None se Tania, ibyo byose numara kubishyira hanze niki kiri bukurikira? Ndatshabyore njye uzi icyo ngomba gukora, njye uzi ikigomba gukurikiraho, ibindi byose ni mu bindeke. Gusa mama agomba kubyishyura. Ko rigeze kumva we na Jenny baganira ibintu, ari abagore bafitanye utubanga twinshi kandi tutari twiza. Ese ugize ngo Maya najya muri gereza azasiga Jenny? Bazajya amabi yose bayahuriyeho, ibibi byose babihuriyeho, kandi honestly bagomba kubyishyura. Ntabwo nabashije kubumva neza, ariko ntekereza ko ibi byabaye byose batataryamye hariya baridi yameze kuriya, ari abagore bafitemo uruhare. Ariko mana yanjye, reka nizere ko ibyo numvisha amahusho katari ukuri, kuko nsanze Maya yaragerageje gutinyuka kwambura data ubuzima. Ntabwo nzi ikintu nshobora gukora. Akabwira mushiki we akamubwira ati Tania, reka tubanze tumenye ukuri, tumenye ibyo ari byo, tumenye
umenye naho byerekeza. Ahari wenda nyuma yo kubimenya tuzamenya n'icyo tuzakora. Tuve kuri abo ngabo twigire kuri Dan, Hirwa ndetse na Allen. Abicaye ahantu Allen biba byamucanze, yibaza ibibazo byinshi, umutima yibaza ese noneho aba basore bagiye kunkorera ibiki, aba basore ni ibiki bagiye kumbwira. Ubona asa naho afite ubwoba, no mu maso bigaragara. Hirwa ahera akamubaza ati babe, icyo umeze gutyo, mbona wagira ngo ufite ubwoba. Allen yitsa umutima akavuga ngo aha, ndatari kuzubaye iki. Allen ati none kuki turi hano, kuki uri hano, Dan akaba ari hano, nanjye nkaba ndi hano. Hirwa ni ibiki mugiye kunkorera? Nizere ko mutagiye kumbwira nabi, ndabizi ko mwese munkunda. Dan ahera akaseka akabwira Allen ati biragatabwa biragatsindwa. Ninde watinyuka kubwira umwari mwiza nkawe nabi? Ese ninde watinyuka guhangara ko kugirira nabi? Ninde waguhangara nubwo bwiza usumbya bose? Ninde waguhangara mwari mwiza w'indoro nziza, w'inseko nziza, w'imico myiza, wowe bose bareba bakizihirwa? Buri wese yakureba agatanga icyifuzo ku Mana ayisaba ko wazamubera umufasha. Ese ninde wafata amahirwe afite mu biganza akayatera inyoni binyuze mu kukubwira nabi no kugushengura umutima wawe mwiza? Ese ubwo yazakundwa n'iki aramutse ababaje umutima wawe akabaye umukunda? Allen ati Dan, nibyo se burya urabizi? Dan aterega si ibi byonyine gusa navuga. Urabahiga bose kandi urabaruta. Ibaze niba ushigatiye mu biganza byawe imitima y'ibishongore n'ibikaka by'abasore byicaye hano. Ibaze niba imitima yacu yiyoboje ngo n'iyicyo. Ese aho utari umwamikazi ni he? Ubahiga mu mico no mu myifatire, umutima wawe uri byuwa. Erega si ubwiza urasa na bike, ese ukuruta sate? Uwaguhiga yaba ateye ate? Uwakuyingayinga se we yaba yaravutse kwanda? Mwiza nkawe nta handi yavuka, mwiza nkawe nta handi yaba. Uratandukanye kandi ufite itandukaniro. Niyo mpamvu buri wese ukugezeho atabasha kwifata, aba yumva wamuhorera ubuhande, ukaba waba umutima w'urugo. Ibaze iyo uruko ndyamye buruko mbyutse, mba ngutekereza, indoto zanjye zose ni wowe, ibyiyumviro byanjye byose ni wowe. Ese aho ugize ngo ni njye njyenyine? Ibaze niba n'umuganga ugira atya akavura akagira abasubiza ubuzima basa naho bari babwambuye. Umenya ari n'umubazi w'imitima, ariko we kuwukontorora byaramunaniye. Ibaze niba abasha kuvura abandi, ariko kuvura urukundo agufitiye byaramunaniye.
kwigobotora ingoyi y'urwo rukunda gukunda byamubanye ihurizo kandi ari umunyabwenge. Ese aho utatsinze ni he? Uri igitego mu bakobwa Allen. Hirwahera akasega kavuga ati dad nuri kuvuga uri kubikura. Ntanatereka nkubwire Hirwa, uyu mwari yaraduhogoje twembi. Twembi ni amahitamo yacu, ariko nanone twese ntabwo ariko twamutunga, twese ntabwo ariko twamugira. Aho nanjye ndumva mfite amatsiko y'uyu munsi, ariko nanone tutarajya kure, Allen yifuje ko hari ikintu ashaka kutubwira. Allen ati ahubwo se uratuma mvuga, amagambo yawe aratuma nkomeza gutekereza, uraza gutuma nibagirwa n'ibyo nari ngiye kuvuga. Hirwa ati ahubwo reka tuguhe umwanya utubwire. Bana ati ariko se mbere y'uko atubwira waretse nanjye nkabanza nkagira icyo mvuga. Inkuru y'urukundo rwawe na Allen ndayizi, ariko nanjye reka nkubwire uburyo namukunze. Ya mbere mbona Allen, nabonye ari umukobwa mwiza wankomangiye azi iwanjye, mbona afite ubwiza budasanzwe, ariko namureba mu maso nkahabona umubabaro, kuko nahasomaga umubabaro udasanzwe, nahabonaga ishavu nigeze mbona na mbere hose. Yarababaye pe. Ntabwo by'aka kanya nahereye ko mukunda, ahubwo nahereye ko ngira impuhwe. Nabonaga umwana ukiri muto uri kugenda ashakisha akazi ko mu rugo, byongeye ko gufura n'ibindi byinshi. Numva ngeze impuhwe, ndavuga reka mufashe. Ariko uko iminsi yagendaga yicuma, njya kumureba we na mama n'abavandimwe be, bitewe n'urukundo n'ubumuntu bagira, nagiye nisanga ndi kugenda ngwa mu nyanja y'urukundo. Nagiye mukunda gake gake kubera uburanga, ubwiza, imico n'imyifatire. Uyu mwana ntiyigeze agira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi, ariko burya umuntu arivukira. Yabonabonye akiri muto, ariko ntiwamenya ko ari we wipapaga akimama. Burya hari ikintu abantu batazi, hari igihe umuntu akamirika, abantu bagahora bibaza inzira byanyuzemo. Ariko koko umuntu wavuze ngo isi ni ishuri, yari yararebye kure. Umwana nta mitete agira, hari utuntu twinshi twagiye dutuma mukunda. Ni umunyembaraga, ni umunyabwenge, kandi agira gukomera muri we. Ibyo byose rero byagiye binsunikira kumva mukunda. Naramukunze nkajya nshishamo nkabimubwira, ariko kuko yari ari mu bihe bitamworoheye, nkirinda kugira byinshi mbimubazaho. Gusa icyo mushimira ni kimwe, ntiyigeze ajya kure yanjye nangwa se ngo ampunge. Nubwo namubwiraga ko mukunda, nkabona mu maso ye ntari kubikurura, nkabona ntashaka kubivugaho, byamubuzaga kunyisanzuraho. Allen ndagushimira, wibare gukomeza kuba uwo wari we kuri njyewe. Abandi iyo umubwiye ko umukunda atari kubyumva ako kanya, agerageza gukatinga buri kintu cyose
ndetse no gushyiraho boundaries. Yewe n'ibikuta byinshi bibatandukanye birubaka, ariko wowe ntiwigeze ujya kure yanjye. Mfite ibintu byinshi nagiye ngukundira. Ikindi nababwira, ntababeshye nkimenya ko Hirwa gukunda yarambabaje pe. Numva ntangiye kugiramo akantu k'ubwoba. Rimwe na rimwe ngasanga muri kumwe, ubundi nawe agasanga turi kumwe, twembi twarafuhaga kandi twembi twarababaraga. Hirwa nubwo utabimbwiraga nabibonaga mu maso yawe, kandi nanjye nubwo ntabikubwiraga ndatekereza warabibonaga mu maso yanjye ko buri uko nkubonye ngira igihunga, kandi nkifuza kukubona uri kure ya Allen. Ndati yego rwose aho ntabwo wibeshye. Ati navuga byinshi ariko ntabeshye uyu mwari ndamukunda pe, kandi cyane. Gusa nakishimira kumubona yishimye anezerewe ameze neza. Ati danerekera, ndabizi ko mwembi mu nkunda. Nubwo kano kanya mfite amahitamo yo kuvuga ngo mpitemo Hirwa, mpitemo Dani. Dani ndamutse nguhisemo naba ngiye guhemukira Hirwa, ntirengagije n'umuryango we wamfashije. Naba mpemukiye mushiki we Rina wamfashije wankuye ku muhanda. Ikindi nawe Hirwa ndamutse nguhisemo naba mpemukiye Dani, naba nirengagije ko yamfashije, yambaye hafi mu bihe bitari binyoroheye. Iyo namugira umenya nari gusara, iyo namugira ahari twari no kwandavura, twigeze tuburara ahari. Abavandimwe banjye ntibigeze babura icyo kunywa n'icyo kurya, ntibigeze babura icyo bambara. Mama wanjye ntiyigeze abura imiti, ntiyigeze abura uko ajya kwa muganga. Yani yambaye hafi ibihe byari bigoye. None rero kubw'izo mpamvu ndabizi ko mwese mbakunda, kandi mwese nubaha ko mwankunze, nubaha ko mwese mwanyitayeho, nubaha ko mwese mumpa agaciro. Reka ngire ikintu mbisabira, ndabizi bizangora pe, uko ahari wenda kongera guhura n'umuntu wa nyawe, uzanyereka urukundo, umuntu uzanyitaho, umuntu uzankunda agakunda abavandimwe banjye, umuntu uzankunda akemera uwo ndi we. Bizangora kandi koko biranagoye. Gusa nyine nta yandi mahitamo mfite, nta kundi guhitamo nabona uretse ibyo ndi kwiyumvamo kano kanya, kandi numva nifuza kubwira mwembi. Nagize umugisha nubwo nabanje kugira ubwoba, nibaza saba abasore ubundi kuki bose bahari. Nari mfite ubwoba pe, ngo nababeshya. Gusa mbere yuko ngira icyo mbabwira, ndabashimira, mwibare kubwa buri kimwe cyose mwakoze.
ububabare pe, uri nk'igitangaje cyaje kingana njye n'umuryango wanjye. Aho family ya data itabaye, aho iya mama itabaye, wowe warahabaye. Iyo nakugira nari guseba, nubwo nari kugira umutima ukomeye, ahari byari no kunshanga. Ariko ukimara kuza mu buzima bwanjye, byinshi byarahindutse. Kandi nanjye aho uzankenera ubona ko mbishoboye, ubona nagufasha, ndakwinginze ntuzampishe, ndagusabye uzambwire, uzamenyeshe. Nzagerageza mpabe, kandi nzagerageza nitware neza, ndagusezeranya. Amahirwe wowe ntabwo nabona uko mvuga, sinabona amagambo ahagije yo kugushimira. Iyo mbitekereje numva narira. Nubwo mama atabashije kubaho, ariko nabura wari wakoze uko ushoboye. Buriye indege bwa mbere kubera ari wowe wabigizemo uruhare. Mama wanjye bagerageje kumwitaho, nubwo nyine ubuzima bwanze, ariko nabura. Waragerageje. Wari ukeneye kubona mama wanjye yongera kubaho kandi agakira, ubwo ubuzima bwadutengushye. Ntabwo nabona amagambo ahagije yavuga. Byose mwakoze, mwarakoze cyane. Uwiteka azabamera umugisha mwinshi cyane. Njye ntabwo mfite icyo nabaha kingana n'ibyo mwamaye n'ibyo mwakoze. Ariko hari ikintu nshaka kubasaba, ese mwanyemerera mwembi? Ndabizi ko mbakunda, ndabizi ko bizangora, ariko kuko ntabasha guhitamo, kuko mwese muraba umumaro kuri njyewe, kandi sinshaka kubatakaza. Mwanyemerera nkaba mushiki wanyu? Ese mwanyemerera? Mukamfata nka mushiki wanyu? Iby'inkundo tukabishyira ku ruhande, ko ndabizi buri wese yakurura yishyira. Mvuze ngo muharirane, nta n'umwe wabishobora. Kandi nanjye umbwiye guhitamo, ntabwo nabona uko mpitamo. Iri ni ihurizo pe, simbabeshye. Kandi nanjye mfite umutima, ntabwo nabakunda mwembi, nubwo nabakwira mwembi. Basi reka tubihanduringe gutya, ndi mushiki wanyu, njye mbaba hafi, namwe mumbe hafi. Ibindi byose tubyirengagize kandi tubirenge. Ese basi murabinyemereye? Mwebwe murabyumva mute? Mumbereye basaza banjye, nanjye nkababera mushiki wanyu, tugakomeza kwikundanira, mukamba hafi nanjye nkababa hafi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Saba abasore bombi barabyemera? Ese ubundi nibyo bikwiriye? Ubundi kuki Allen yabuze amahitamo? Gusa urabona ari ndakwiye guhitamo muri aba basore bombi uko ari babiri.
byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa Warahemutse, niba nitwa Atete, ni Ngiyondeka kandi ni nanjye wibageza.